Reka nkwifurize ibihe byiza wowe uri kureba iyi video. Ndagusabye kugira ngo ubanze uyitegereze ubundi numara kuyireba ndaje nkubwira aho ibi bintu byabereye. Gusa ni mu gihugu cy'u Rwanda kandi hano mu mujyi wa Kigali. Ndaje mu kanya. Yari yaranze koga barimo baramwoza. Agomba koga. Bazanye nabo mushake n'ikiroso. Bazanye nabo. Mufate n'ikiroso. Shabona ikiroso n'ibirenge byose musuka no ku birenge hose. Yaratangiye kuva amaraso kubera kumwoza agiye gupfa. Reka nongere mbasuhuze kandi nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe muri kureba iyi video. Ibi bintu rero muri kubona byabereye hano mu mujyi wa Kigali. Hari hashize igihe mugenda mwumva inkuru hirya no hino z'abantu batajya boga, ariko bikaba byaberaga ahandi hatari mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye byo ku isi, aho mwagiye mwumva hari abantu bamara imyaka n'imyaka batoga. Ngira ngo minsi yashize hari indi nkuru mwigeze kumva y'umuntu wakoze divorce ngo aho yari amaze ukwezi kose abana n'umugore mu nzu ariko yaranze koga, umugore agahitamo kujya kwaka divorce kubera ko umugabo we atajyaga yoga. Ubu rero noneho hano i Kigali naho byagaragaye ko hari umuntu umaze igihe kinini atoga. Ibi bintu rero muri kubona byabereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ahazwi nko mu Gakinjiro ko mu mujyi, hano urusengero rwa hano hafi y'urusengero rwa ADEPR rwa hano mu Gakinjiro, kuri uyu muhanda mushyashya umanuka werekeza ku rwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni umuhanda mushyashya umanuka ugahita ugwa ku muhanda w'amabuye umanuka werekeza Kimisagara. Uyu mugabo rero abantu baje kumugwaho ngo basanzwe bamwoza ari uko habaye komba cyangwa se ari uko bamufashe ku ngufu, nawe ngo icyo akora iyo babonye arabihisha. Ubu ngo yari amaze umwaka wose baramubuze, ariko ngo yabaga ari muri iyi karitsiye, ariko nuko aba yabihishe kuko nawe arabizi ko iyo bamucakiye bahita bamujyana ku mazi bakamwoza. Ubu rero noneho baje kumubona ubwo yari arimo atambuka hano hafi y'umuhanda, baba baramucakiye, baba baramufashe, bamwegereza kuri biriya bintu bimeze nk'ibidomoro, ariko ntabwo ari ibidomoro ahubwo ni ingunguru. Aya mazi azanwa n'imodoka ziba zirimo kubaka imihanda, cyangwa se azanwa n'abantu bubakisha iyi mihanda mishyashya bari kubaka hano muri karitsiye yo ku Gitega. Ubwo rero bakimufata nyine bamufashe ku ngufu, barangije batangira kumusukaho amazi, abandi baragenda bazana omo. Ngira ngo mwabyumvise n'abati muze n'ikiroso tumukube. Umugabo rero abonye ko nyine amazi amubanye menshi, nibwo yemeye noneho atangira kwikora mu mutwe, atangira koga, abandi batangira kumushyiraho akawomo, abandi bagafata uducupa bakamusukaho. Iyi video rero nagira ngo mubwire ngo nayifashe ntegereye bano bantu, kuko nanjye ntabwo mashaka ibintu bya rwasirera byo kugira ngo abantu bavuga ati uriya muntu uri kudufata amashusho bimeze bite.
nari ndi kure yabo, nari nabitaruye, nari mpaciye nigiriye mu kazi bisanzwe n'ubundi ko kwishakira amakuru. Iyi rero nayo mba ndayibonye ndavuga nti iyi nkuru nayo nayibagezaho. Murumva rero ko muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda naho harimo abantu bamara imyaka n'imyaka batoga, apana iby'umunsi umwe byo kwanga umuntu ngo yavuye mu rugo atoze cyangwa se ngo amaze iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Uyu we yari amaze umwaka. Mu kumwoza rero ikintu cyabayeho gisa n'igitangaza. Uyu mugabo amaze kumufata neza yatangiye kuva amaraso mu mazuru. Ngira ngo muri kubona ko hari harimo urusaku bavuga ngo nimumwoza agahita apfa, ni akazi kanyu. Bamwe ngira ngo mwari kubibona ko batangiye kugenda bagenda gake. Uyu mugabo rero yahise atangira kuva amaraso mu mazuru. Ntabwo nakurikiye ngo amenye aho byahereye, nahise ngenda ariko ubona ko noneho yatuje yemeye gukaraba. Reka nkwisabire nkubwire ngo kora subscribe, mushyigikire, urabugize neza. Ibihe byiza.